ni umuntu w'inshuti yanjye shambuye kureba. Umeze gute se? Bimeze we bimbwire. Ariko se noneho abantu basigaye barabaye abasazi kuva rya. Asi kubona ari indera. Ubuse uri kugenda mu muhanda wambaye isume. Umva niko ndi kugenda uko ubibona gutya niko meze. Hari ntabwo nasaza kuko ndi muzima. Yego. Uriya mupasiteri none mbishije ko nshaka wowe se. Ngenda nzi ni wanshaka. Sinagushaka wo kamarira iki. Ariko nje ndi kwibaza afite amatsiko. Amatsiko yaye? Pasiteri uramushakira iki? Fatiye ko nshaka uriya mupasiteri. Nyine mbwira uramushakira. Urabimfasha amasaha ubwo? Umva nahera. Numva ari ikintu gifite umumaro. Nshaka kumukurira amafaranga yose afite. Sibo ngubwo amafaranga yose afite. Urayamukuraho. Uri umwana we, uri umugore we. Meze reka banze mwere. Reba ariko ukuntu nese ibyo. Banze ndebe neza. Siniteye ko ntacyo byamfasha wa. Ntugire ngo nago nayamukura ko kinayamukuraho. Genda gusengere ni. Ahubwo niraguye ko ndwaye mutu byambwira ngo ngenda nsengere nago cyangwa hinduke. Minduke gutese hinduke undeke. Okay, ngomba nyine nimba ushaka kumukura amafaranga none ashaka kugufasha ikibundi muri make. Ashaka gute? Ujye umenya nosagiye. Ahubwo se nta wamboneye. Namubonye ari mu rugo. Mu rugo yari gukora iki? Sizagiye kujya muri douche. Ahubwo simba ko byuze none ugitekereje nk'abantu bakuru ugize ubwenge. Gusa nawe ndabona umeze nk'aho wari ugiye koga kandi ndabona uje mu muhanda kugenda. Ntabwo nari mu muhanda ndi kureba umupasiteri ahantu ari. Ariko agiye gukaraba rero ubwo sinzi ibyanyu. Ndaje njya kumureba muri iyo douche arimo. Ngaho genda ubwo nyine tuzaza. Kandi uzaramuka ubivuze. Uzambisha isi yatumye ivuga ndakobwa nkamwe nshaka nta kintu. Kanjye koga masise ko ndeba nayashizemo isabune. Ngubu ndabona ndira ko mazi tugomba kuyoga tuyasengeye mu izina rya Yesu. Aya mazi mana turakwingenze aya mazi ameze nk'amaraso ya Yesu Kristo data uyezu yahumanura data kandi komeza duhe umugisha n'ukuri. Yesu Kristo izina rya Yesu yemko teretse ibase impande y'amazi yanjye ugiye. Impande y'amazi nasibaya n'amazi amazi igiye kokona se. Ibyo ninjye washyizemo isabune ninjye wabishatse. Rero ninjye mfite amazi mazima ubwo niyo turi bwoge. Yesu Kristo ntabwo bishoboka. Birashoboka rero ko turi bwoga. Ndi umuntu w'Imana kandi mfite n'umugore. Uri umuntu w'Imana? Abatanye n'umuntu wa shitani. Nawe uri uw'Imana yaremye. Ariko rero ibisitaza ntibizabura kuza. Ubizana azabona ishyano. Sare pastor tugomba koga kuko ukuntu nene ntabwo nakijyana muri douche. Nene se urabona tungana? Naye arajya muri douche ngiye nyine kandi uhari. Mfite imyaka 45. Nushaka ko ufite n'imyaka 100 tugomba kogana. Abana b'iki gihe n'urwo rugero mugezemo. Abana b'iki gihe abasaza b'iki gihe sebo. Yesu uzi kuri kuntera ubwoba. Mfite imyaka 45 mfite umwana ukiri uruhinja bagiye kunkatira 25 ngiye guhera muri gereza. Wakoze iki? Uzaba wakoze iki abakotira imyaka? None se urogana nanjye kubera iki? Hagize udusanga yavuga ko nafashe umwana ku ngufu. Kigero nye ntabwo ndi umwana pastor. Nugira ikibazo nta muntu uri mu byo kwafasha umwana ku ngufu. Umbabarire. Imana ikujyane kure yanjye. Ni izina rya Yesu. Niba ari na daimon ukurimo ntago biri buze gukunda. Pastor bigomba gukunda. Ariko sishyano. Nago ari sana pastor. Nakubwiye umuntu nkanjye najya muri douche ngiye. Uko waba uteye kose nishimira umugore wanjye amata kuko waba usa kose ngiye umbabarire. Ariga wiyambitse amasume, wiyambitse ibiki, wipude wikozeho uziko ngo pastor uje kumufata ku ngufu. Ese pastor kwambwiye kushaje ko nanjye nafata ku kandi ushaje koko. Nyine ndashaje rero genda. Kandi uracyari mutoya wa mwana. Urashaka ko nshaka kogana. Yes. Kogane wenda rimwe biranze. Bega gahinda. Mbabarira. Ariko sibi nibiki kwera. Mbure n'umuntu wantabara. Dore singo zose harafunze ubu ngubu uyu mukobwa. Ariko amazu y'Ikigali mana we. Yaba ntuye nko mu cyaro. Utuye iryiriya burumwe abatuye ukwe. Ariko none kubera imiryango yogeranye buriya waravize yuti pasiteri ngira icyo mukuraho. Cyangwa uri kwisiri shaka kugira ngo ry'umugore wanjye ashobora kuba yabushutse ngo undebe. Ntabwo rero biri bukunde. Umugore wawe yanshaka hafi umugore se ngiye nabyemera. We ntukiri umugore. Umugore wanjye sinshaka hafi.
nawe ufite umugore vuga ngo ufite indaya mu nzu ntabwo ari umugore pastor ese umugore wanjye ko ataranca inyuma ahubwo indaya ni wowe ushaka kuncumuza nese pastor amenya gute ko ari indaya kandi uba wagiye nari namufatira se hejuru y'abandi bagabo ubu ahubwo indaya ni wowe pastor ntacyo uzashyira umufuka oya umbabarire oya turoga banzamo noneho ngewe mbe nisubiriye mu nzu oya ntabwo nabanzamo izina ndaho kandi nshaka koga njye nyine Yesu Kristo mbabarire mwabarire iki kugira ngo mwabarire nuko yajyana amazi mu dushe tukajyana amabasari tuko nge mbabarira nijyana n'amazi muri dushe oya ariko pastor ayawe basi dore nta n'isabune wazanye genda uzane isabune oya ntacyo isabune urayifite turoga isabune ako mana ubu nabura n'Imana mana ntabara kuko ngeze ahakomeye ahangaha naho Yosefu yahuye na muka Potifari akabura uko abigenza ariko ntabwo biri buze gukunda bizi ko Imana iri buze kundengera pastor birakunda rero nta na telefone mfite ngo mpamagare mu mudugudu cyangwa mpamagara abashinzwe umutekano ubwo se nawe bajyana nde noneho ikigamije ni ukugira ngo banjyane nutemera ko twogana barakujyana ntabwo biri buze gukunda yebwe nyine barakujyana ngaho rero reka manze ngeze amazi muri dushe basi wowe waza kuza Pastor ari kugikubita wakino. Pastor ari kwitaza wakino. Pastor yagashizemo. Seba chikuhago wafata. Ata wakino twaje kutabara pastor. Pero pata bari taula tujyaweje wakino gwagori. Begishyano ry'abana b'iki gihe. Yewe we Shano rwose pe nza niyagesha mukobwa mana yanjye mana undinde rwose undinde Yesu we se koko umukobwa uziko ngo yaragiye kunsanga muri dushe Yesu we siko yaramfatisha buriya ashakaga amafaranga yanjye cyangwa ashaka kumfungisha niko abana bo munsi buriya bashobora kuba bari ku isiri abagabo b'iki gihe nibatitonda iyi sira bakurura abantu benshi bari muri gereza babeshyerwa urabasanga nanjye uriya mwana w'umukobwa yararishaka kumbeshyera hasi umwana ubundi wagiye kwibana muri ghetto afite imyaka 18 ariko buriya wasanga nawe ni indaya ariko ntibiri bikunde reka naza ndahita nsohoka niruke tatsoka wowe ni mama mutwe ndumva ibintu neza rya Yesu ariko se ugwa mukobwa we urishano uri gatumwa uriki ngo hagarara hano noneho yabawe Yesu we uranshaka icyo wa mukobwa we uranshaka icyo wanditse mbabarira ntabwo nemera uremera rero oya pastor tugomba oya nukuri nasohotse genda uga amazi yawe nge ntabwo biri buze bakunda pastor ni iki kintu arayifanga yego sha yaramfashe ku ngufu pastor ku ngufu urafata pastor ku ngufu twe ntago duhari reba ariko akana nkaye kishaka wakanze kuvuga uyu akana ukabonera mu burira akana ukabonera mu burira reba ukuntu rero seka tujya muri dushe njuru ruguru kuri kutaka mbere akogana n'akana nkawe pastor ni umusaza ariko ujye ureba bishyira mu gaciro umusore wabuze amafaranga ninde gusa pastor amafaranga nagabuze pastor pastor afite amafaranga zigutsigarukanye imbaraga s'ubundi mwa ngo twariye ni mpamvu atse ubundi wowe wahageze ukifashisha twebwe yarafashisha nkawe mba nyine tukubwira nze muhamagarize njye kureba wa munyerondo utuye hano hirya
kuko ibi ni ishyano ntabwo tuzabyemera giza n'amahirwe ndakubona Rondo boy wirira bishyano ikibazo ufite ni cyese ko uje wambaye isomero reba nari ndi koga umukobwa nsanga muri dushe y'imyaka 16 abo ni babandi bafungisha abasaza bakabajyana amagirage bakafunga ndebera umuntu akabajyana ntureba ukuntu yambaye ndebera darakumiro oya nta byafana ndebera ako wari wahuye n'ikigeragezo gusa ubu nari ngiye gufunga imyaka 25 ansanga muri dushe oya mufata umufungo uratinye kugakora kuri afande ho ngaho da Pastor ko ndawari ufite akazi mufata umufunge Pastor bundi hari ikintu nshaka kwibaza kuje kumuruza ndya mwese mwambaye amasume ufite isabune ntabwo ubwo mwabanje kujya uko mwigenza mukamugiye dushe bikaba dore nsanze muri dushe hari abana hariya babana barababonye muze hano mutanga ubuhamya turahari bababwira uko bigenze yewe ndababaza umwe kuri umwe kunyara azumvishe neza uyu mupasiteri ari kumufata ku ngufu yamufasha mwambanje uzasida ariko naho pasiteri akaba arimo kwigira gutya ataje kureba umusirikare nawe ukiboga rumwemeze koko baza n'uyu nguyu ibyo bavuga nibyo ariko wasuturi kukumenya eko rero pasiteri nawe urashaje nukogana abana nk'aba ngaba yewe yaje ngo twugane ku ngufu ahubwo umufate umujyane ku buyobozi afasha ari woganye n'icyana cyiza we reka kumureba Rondo boy mujyane ku buyobozi kuko hari abantu barengana naze tugende ku buyobozi umvagabanye naze tugende oya ntabyo kunura hasi naze tugende dasa neza naze tugende pate ubwo reka mukugereze mu buyobozi abana bafunga bakabajyanisha amageragere imyaka 25